dukomeze tuganira ku gitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Uko nakijwe n'ukwizera. Izere, Imana izaguha agakiza kandi izaguha byose, ibyo unyotewe, ibyo ushaka, byose biri mu Mana. Reka turebe rero. Ibintu byose burya bibaho mbere na mbere, aya magambo 1000, amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe, kwakira agakiza. Ibintu byose bibaho turabizi, ariko se kuki tutabizi? Ni ukuvuga ngo ibintu byose biri imbere yacu, ariko tukibaza kuki tutabizi. Nuko tutabishaka. Gushaka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nushaka uzabona, nubona bizagutera ubwoba, ariko nibigutera ubwoba uzamenya none ubona ko icyo kintu uvumbuye kuko ari cyo cy'ukuri. Noneho numara kugira ubwo bwenge nibwo buzatuma uyobora byose. Nushaka uzabona, nubona bizagutera ubwoba, ariko ubwo bwoba buzaba mu kuyobora byose. Ibyo bintu ni ibintu nagerageje ndabibona mu ijambo ry'Imana, mvuga nti reka ndebe ko koko ibyo ijambo ry'Imana rivuga ari byo ku bwanjye nk'umuntu mbirebe. Narabibonye ndabyibonera. Uko winjira mu ijambo ry'Imana urisoma, niko Imana igenda guha bwa bwenge bwayo bugenda butuma ubona ibintu atari kubw'umubiri, kubw'umwuka. Noneho bwa bumenyi ufite butuma nyine ujya hejuru ya byose, ukayobora nk'uko ijambo ribivuga. Hano rero gataza ikibazo tukagira tuti, kuki Imana ishaka kutworohereza ubuzima? Imana yaduhaye ubuzima, hano dufite ubuzima. Ikatubwira uti mworoshye ubuzima. Kworoshya ubuzima ni gute? Nta kundi. Kworoshya ubuzima bibonerwa mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urisoma ukaryumva. Ibaze nawe impamvu Bibiliya iriho imyaka n'imyaka, magana ibihumbi n'ibihumbi. Benshi barayisoma. Kuki batayisoma? Mu ijambo ry'Imana niho tuvana umuyoboro w'ubushaka kw'Imana, uko Imana ishaka kutuba kugira ngo tworoshye ubuzima. Ariko ubuzima burakomera nyine kuko ntabwo dukurikira ibyo Imana yatubwiye. Hano rero ugomba kujya mu ijambo ry'Imana kugira ngo woroshye ubuzima. Ijambo ry'Imana niryo rituma ubuzima bworoha iyo urizi ukarisobanukirwa neza. Niyo wahura n'ibibazo ukubita agatima kuri rya jambo, none rikongera rikakwibutsa riti ihangane, noneho ukajya mu nzira iboneye y'Imana ishaka kunyuramo. Ntujye mu biyobe cyangwa se ngo bakora n'ibyaha birushijeho. Tuzi neza ko turabanyabyaha, ariko noneho ikibi imbere y'amaso y'Imana abantu batabona ni ugukomeza kurushaho gukora ibyaha bibi. Shaka ijambo ry'Imana rizakurinda gukomeza gukoresha ibyaha bibi birenze. Nyuma kwakira agakiza rero, Imana impaye agakiza, igihe ikintu cya mbere nibajije, naribajije nabagaho cyangwa ntabwo nabagaho. Icyo ni ikibazo nibajije. Noneho nkamubaza nk'uyu munsi, ese ujya ufata umwanya ukibaza? Fata umwanya wibaze niba wizera Imana, niba wemera Imana. Bivuze iki kuri wewe? Kwizera Imana, kwemera Imana. Kwizera Imana bivuze iki kuri wewe? Wemera Imana, wizera Imana. Impamvu nuko iyo wemera cyangwa wizera Imana ushakisha kumenya nyuma y'ubuzima atari muri ubuzima. Kuko benshi tureba ibiri kuba muri ubuzima, ngaho dushishikajwe n'imitungo, amamodoka, amazu, ariko tukibagirwa ko iki ari igihe gito n'inkizanyo, ariko si umugambi w'Imana igufitiye. Niba wizera Imana ikubwira iti niyo wapfa uzabaho. Ibyo bintu byumvise, niyo wapfa uzabaho, uzabaho gute se kandi warapfuye?
Imana ibikubwira nyuma y'ubu buzima abantu bamaze kuva muri uyu mubiri. Twebwe rero twahizwemo n'isi, ubuzima bw'isi nyine tureba hano hafi, ariko iyo umaze kwakira agakiza ukabona ubugingo bwawe, ukabona ko uriho bw'umubiri hano, nawe ukazareba n'ubugingo buzaza nyuma, ugatangira kugira iyo myumvire, niba utangira kwizera Imana, kuvuga ati Imana reka ibyo uvuze bingire ubwoba, nkwizere, ngerageze uko nshoboye, umunsi ku munsi ukagerageza, nubwo ntabwo byoroshye, ariko ugakomeza ugashyiramo imbaraga, ukavuga uti njyewe reka nizere Imana, Imana ibyo yambwiye byanditse, mbyizere, mbigendereho, n'ikimenyetso dore yampaye agakiza. Agakiza benshi bakunda kugakinisha ko ntabwo bakazi. Byanze bikunze, iyo uri mu buyobe, wari mu isi, uri mu byaha, ubona koko ukora ibihabanye no gushaka kw'Imana, Imana ikagera aho igakiza ikakuvana aho wari uri, urabibona, ni ibintu dushobora guhakana. Wa mwuka w'Imana, rya jwi ry'Imana riba rikuzamo, rikubwira, rigusobanurira, ukareba aho ryagusanze, ukareba aho rikugejeje, icyo gihe bituma ahubwo wagombye kurushaho kwizera no kwemera Imana bigasubirwaho, noneho nawe ukaba urumuri mu bandi bagisinziriye, kuko isi benshi barasinziriye, 90% barasinziriye. Wibuke abazabona ya nzira ifunganye ni bake. Iyo inzira ifunganye, zana abantu mu nzira ifunganye, ya nzira ifunganye, inzira ifunganye niyo twese duharanira gukurikira, kuko abo nibo Imana izakiza. Niba waragiriwe Imana, Imana iguha ubuntu bwayo, bera abandi urumuri, nawe uzana umwe cyangwa babiri muri iyo nzira ifunganye, wabera urumuri. Tukivuga ku ijambo ry'Imana rero, ijambo ry'Imana ririho, ryahozeho kandi rizahoraho iteka. Hano hari ikibazo gikomeye abantu wenda batajya bibaza. Ijambo ry'Imana riba ririho, benshi bakarisuzugura bakaripinga. Kubera iki? Barareba, abantu benshi barareba bakavuga bati kuva mu bwana bwacu twumvisha abantu basenga bavuga Imana, ngo imperuka iraje, ngo umwami Kristo araje, imyaka 1000 irashize, tubona abantu basenga. Noneho abantu kubera ko babarira mu mibare y'isi, batabona uko Imana itekereza, kandi wibuke umunsi umwe gusa ku Mana ni nk'imyaka 1000 imbere yacu. Nuvuga imyaka 1000 ishize, 2000 ni iminsi iyo ibiri gusa imbere y'Imana. Noneho abantu bagasuzugura ijambo ry'Imana kuvuga ati bizaba ryari, bizasoza ryari. Ariko ndagira ngo mubwire ngo mu minsi itarambiranye, nanjye bigusubiremo, nubwo iyo minsi izavuga ati biratinze, nawe uzabona hashize imyaka 5 10, uvuga ngo biratinze, utangiye kuvuga dore ba bantu ibyo batubwiraga ntabwo yasoma, na kera byabayeho. Ariko uko ibihe bigenda byihuta n'imivuduko, na Satani nawe imbaraga ashyiramo kugira ngo yigarurire abantu, niko natwe tubona ko ijambo riri kugenda risoza, natwe riza noneho ritwunganira, ritwereka ko ibyo rivuga ari ukuri. Kubw'iyo mpamvu abantu bagiye gutangira kubona imbaraga z'ijambo. Niyo mpamvu Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo gihe abantu bazagira inyota y'ijambo, inyota y'ijambo, bazarishaka ntibaribone, kuko icyo gihe rizaba ari ingumi. Ni ukuvuga ngo na Satani azaba yarariciye, ariko akamaro k'ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo iri jambo ubundi nibwo buzima bwawe, ubuzima bwawe buri muri iri jambo. Ni ukuvuga ngo iri jambo ndisoma nibwo nabibonye. Iyo usomye iri jambo bikakwinjiramo, ni bwa bugingo bwawe. Noneho Imana icyo yakuremeye ngo uzane ku isi, ukakira mu ijambo, ukakiyinjizamo, ugatangira gushaka Imana, ukora gushaka Imana, nibwo ugira wa murongo wo kuvuga uti mpamvu ndi hano ndayumvise, gahunda y'Imana ifite y'uko ubuzima paradizo abantu bajya bavuga. Kuyinjiramo rero nuko ugomba kuzaba warafashe ubuzima bw'umubiri ukabushyira mu ijambo, ukaba nk'ijambo, ukaba igice cy'ijambo, nk'uko jambo Kristo ariwe Kristo nawe yahoranye na jambo ariwe Imana ishobora byose, kandi nawe yari Imana kandi ari ijambo. Ijambo rizahora iteka ryose. Ni ukuvuga ngo rero niba iri jambo rizahoraho iteka ryose,
kugira ngo nawe uzahoraho iteka ryose, nuko uzaba winjiye muri iri jambo ari ryo bugingo bwawe. Urabibona? Ni ukuvuga ngo benshi batazamenya iri jambo hari icyo ushobora kuzeguza. Ko Imana izakubwira iti nashyize iri jambo imbere yawe imyaka ibihumbi n'ibihumbi, wararisanze urarisiga, none duje imbere yanjye, kuki utarisomye, kuki utarimenya? Shaka iri jambo risome hakiri kare, kuko hari igihe abantu bazashaka kurishaka bitarishobotse. Hari ikintu nzi abantu benshi bakunda kwibaza, cyane cyane iyo batarakira agakiza. Abantu benshi bakunda kwibaza, ese Imana ibaho? Ese Imana ibaho? Niki kitwemeza ko Imana ibaho atari ukubisoma mu ijambo gusa? Ni gute wasobanurira umuntu ko Imana ibaho atari uvuga ngo bisome mu ijambo gusa ubimubwire? Kuko wa wundi nanone utumva ijambo, utaryemera, utarisoma, utarishakisha, azakubwira ati ibyo byo muri Bibiliya turabibwirwa iteka n'iteka, ariko Imana ibaho, ibahe, ibaho gute? Niki kikwemeza? Ikintu cya mbere cyoroshye ni ukureba ibiremwa, ibyo Imana yaremye, ibintu bigukikije, ukareba nawe byanze bikunze Imana aho ibera umuhanga, hari ikintu yashyize mu mutima wa muntu, kwa kumenya guhitamo ikibi n'ikiza, kureba, amaso, amatwi, kumva, byose byaduhaye byari kugira ngo tumenye guhitamo ikibi n'ikiza. None iyo Imana ikweretse ibiremwa yaremye, ukabona umuntu ashaka kwigana ngo akore ibyo Imana yakoze, ukabona ntabwo bishoboka, niho uhera wibaza ko Imana ibaho. Kuko birebye nk'amazi, ukareba ikirere, ukareba inyoni ukuntu ziguruka, ukareba byose. Noneho iyo uryamye nijoro ugasinzira, urabyuka mu gitondo ukanguka ute? Ukanguka guhumeka, umwuka uhumeka uvana he? Ikintu gikomeye njye nibaza, ijambo. Iyo uvuze ijambo, kuvuga ijambo, uvuga bituruka he? Ibyo byose ni ukuvuga ngo hari uwabiremye. Ikindi kandi uzarebe umuntu apfuye, yaba mu bapagani, yaba ahantu hose, baravuga ngo tuzongera duhure, tuzongera duhure. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze iyo ugeze muri ibyo bihe bikomeye, nibwo abantu bahita babona ko Imana iriho. Imana iriho, ivuga buri munsi, itanga ubutumwa ku bantu benshi batandukanye, ariko bake nibo babwakira. Rya jwi rikubaho n'imbere rikubwira ngo ntukore iki cyangwa gikore, irya jwi ryumve, uryiteho. Imana iriho, iragushaka ngo iguhe agakiza, nawe uzaze muri abo bake. Kuko ibi by'isi iyo tujye tuvuga tuti Imana dukomeze tube mu gakiza, tuzabone mu maso yawe, tuzabone ubwiza bwawe, kuko niyo ntego. Ibi byose bizashira, ariko ijambo ry'Imana ntirizashira nk'uko nabikubwiye. Kandi kugira ngo uzayibone ko iriho, nuko ubyemera ukabyizera ubu ngubu ko iriho, kuko birigaragaza. Mu minsi mike bigiye noneho kujya hanze, abantu batangira babona imbaraga z'Imana, kuko niba aribyo bashaka kubona. Benshi bemera babonye ni ba Tomasi, ariko ibyo bintu nabyo biraje. Uyu munsi rero ntabwo ufite ubutumwa ngirane, niba utarakira agakiza, niba utarakira agakiza, uyu munsi takambira Imana, uyibwire ati Mana mwami, funguye umuryango w'ubuzima bwanjye, ngwino ubu ubugingo buhoraho, nkwakire nk'umwami n'umukiza wanjye, kuko ubugingo bwanjye buri mu biganza byawe. Uvuze iryo jambo, noneho rikagutera imbaraga zo gushakisha agakiza. Agakiza nta kintu na kimwe muri ino si wakora cyagereranywa no kwakira agakiza. Benshi babyumva, nanjye kera ntarakizwa nabonaga abantu bakijwe ntabwo bari mu buyobe, ariko rya jwi ry'Imana ryanjeho rimwe, kabiri, gatatu, ndabyakira. Byakiriye ndareba, ndarisoma ijambo ry'Imana, noneho rya jwi ryanzanyemo n'ubushake nagize bwo gusoma no gukurikira Imana, byatumye mbona ubwiza bw'Imana. Bikavuga
aka gakiza Mana mpaye ahantu ntuye, nanjye ndemeye nzakubera urumuri ku bantu bawe. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha tubabwira tuti muze murebe ibyo agakiza gatanga. Yego benshi bashobora kuvuga bati barakubakijwe ko ntacyo tubona. Ntacyo ubona aha ngaha, ariko Imana iravuga iti ihangane. Niwihangana ukageza ku munsi wa nyuma, kugeza ku munota wa nyuma, bya bintu Imana ingorane y'amakamba ari mu ijuru niyo Imana izahabayo. Kandi wibuke ko yaba abazagenda mu ijuru ubwami bw'Imana n'abatazajya bose bazabibona. Tekereza urimo urareba ibintu bakubwiraga imyaka n'imyaka, cyangwa se abantu ufite imyaka ingahe, 20, 30, 40, 50, 60 na 70, ukaba utarasoma Bibiliya. Iyo myaka ufite gusa, iyo myaka ibaze. Ikibazo ntabwo nari nakibajije mbere nkibaza abantu by'imyaka bafite, ariko ejo narakibaje ndatekereza bwa Imana iguha imyaka 40, 30, 20, wabuze mu mwaka umwe gusoma Bibiliya. Fata umwaka umwe uvuga uti uyu mwaka, nkuko uvuga ati mu myaka 5, imyaka 10 nzaba n'urushinzo, mu myaka 35 nzaba nguze imodoka. Fata umwaka umwe uvuga uti uyu mwaka umwe ndaba nsoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe. Uyu mwaka umwe ndaba nzi ijambo, uyu mwaka umwe ndaba nzi icyo Imana ishaka, uyu mwaka umwe Mana fasha ngushakishe. Noneho iyo uwo mwaka urangiye, byanze bikunze umuntu mushya ukagendera mu murongo w'Imana, kuko byanze bikunze iyo Imana iguhaye ijambo ukarisoma rigenda rikwinjiramo riguhindura. Ni uko guhinduka. Shakisha agakiza, kuko yaba hano muri ino si yaba no nyuma y'ubugingo, byanze bikunze abona ko guhitamo kwakira agakiza, ukakira Kristo umwami n'umukiza wawe, ukamenya ko gupfira ku musaraba kubera ibyaha byawe n'ibyo utabona wari uvuga uti ibyaha byanjye ni ibihe, ahubwo se ibyaha umuntu akora njye ku Mana, ninjya gukora icyaha ubimbuze, ninjya gukora icyaha nibuke, kuko ibyaha dukora byinshi ntabwo biba ari ku ngufu, byinshi ni mu bitekerezo, kuko burya umuntu ni ibitekerezo. Nta kintu ushobora gukora utatekereje. Birya bintu bibi byose utekereza birandikwa, birya bintu byose bibi wifuriza umuntu birandikwa, ibitutsi, ibintu byose bibi, ibyo wifuza byose, amagambo, ibyo uvuga byose, byatekereza ibintu byose utekereza ku munsi, byose ni ibyaha. Ariko iyo mu ijambo byibuze biragabanuka. Reka mubwire tuwenda ntabwo ushobora kubireka 100%, byanze bikunze, ariko Imana ibona ko ugerageza ko biragabanuka. Gute bigabanuka? Ujya kwifuriza umuntu nabi, ugahita ubona ibibazo muri Bibiliya. Ujya kugambanira umuntu, ugahita ubona ingaruka muri Bibiliya byagiye bigira. Ujya kwifuza ibintu, ugahita ubona muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze uko ugenda wihangana unesha, noneho cya cyaha wakiganza 1, 2, 3 ukabona biguhaye amahoro, bikurinze ibintu bibi wari kujyamo, niba utangira kuvuga ati rya jambo ry'Imana burya ni ingirakamaro. Uko twatangiye tubivuga rero, iki cya gitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe, uko nakijwe no kwizera. Tarangiza ngi rero, niba rero warakira agakiza, wowe wakira agakiza, takambira Imana uyibwira ati Mana yobora ubugingo bwanjye mbeho uko ubishaka atari uko mbishaka. Kuko kenshi dushaka kubaho uko twebwe tubyifuza, ariko Imana ikakubwira ngo nyura muri iyi nzira, wowe ugashaka kunyura muri iyi. Wibuke Yona bamubwira ngo jya Nineva, we yashaka kwanga kujyayo, ashaka kwigitashisha. Nibyo bituma mu buzima bwa buri gihe rero, bwa buri munsi Imana irakubwira ati nkurikira, twebwe tukaba tuti no. Ariko warakira agakiza, wagize Imana, ubona Imana, urayimenya, yibwira ati Imana ndakwihaye, yobora ubugingo bwanjye mbeho uko ubishaka atari uko mbishaka. Nubigenza gutyo, nanjye ubwanjye nkishyizemo, nzi neza ko tuzakomeza mu murongo w'Imana kugira ngo tuzambikwe amakamba nyuma y'ubugingo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.